dark spot zawe ntabwo zishira. Koresha ama product akuraho ama dark spot, ama hyperpigmentation, ariko ukabona uruhu rwawe ntabwo rujya ruvaho ama dark spot. Iyi video ni yawe, uyirebe kugeza ku musozo. Reka mu kanya turebe amakosa ukora agatuma uruhu rwawe dark spot zitavaho. In a world where beauty's prized, Yakweli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Impamvu ya mbere ituma uruhu rwa rudakora dark spot, urimo uravura uruhu hejuru aho kuvura gitera. Urugero ugasanga dark spot zawe urimo uraziterwa n'ama hormone, ariko wowe aho kugira ngo uvure za hormone urimo uravura uruhu rwo hejuru. Ugasanga uruhu rwawe impamvu ituma ruzana izo dark spot ari ibiheri, ariko wowe urimo uravura uruhu hejuru aho kugira ngo uvure bya biheri kugira ngo bitongera guhinga. Iyo ni imwe mu mpamvu ya mbere ituma uruhu rwa rutajya rushiraho ama dark spot. Impamvu ya kabiri ni gukoresha sunscreen neza. Urakoresha sunscreen dukeya, kandi twarabibonye ko sunscreen ukoresha intoki ebyiri. Ikindi ntabwo ujya wibuka gukora reapplication. Ikindi woga nabi mu maso, ntabwo ujya ukora double cleansing. Izo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe rudakuraho ibiheri. Kugira ngo ukoreshe sunscreen neza, koresha sunscreen nziza broad spectrum, mbese ikurinda UVA na UVB. Nurangiza ujye ukoresha sunscreen inshuro ebyiri byibura ku munsi. Noneho ikindi ku mugoroba kora double cleansing, karaba isabune yawe inshuro ebyiri. Cyangwa niba ufite ubushobozi ushobora kugura oil cleanser ukayibanza ugakurikizaho indi cleanser isanzwe. Ukoga rimwe ukiyunyuguza, ukongera ukoga bwa kabiri ukiyunyuguza. Nabwo bizakurinda kuba uruhu rwaba clogged, rukaba rwagira inflammation harimo n'ibiheri, abyo bituma uruhu rwawe ruzana za dark spot. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma uruhu rwawe ruhorana ama dark spot. Ibi ndabikubwira nk'umuntu nanjye umaze iminsi mikeya nk'uyeho ama dark spot, yari yaranzengereje hafi umwaka wose, ariko uruhu rwanjye rwaragarutse nta kibazo ubu ngubu rufite cy'ama dark spot. Mu zindi mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rudakuraho ama dark spot ni uko yakuri kongera ama inflammation, uri kumena igiheri, uri gukora over exfoliation, ugakoresha ama exfoliation toner inshuro nyinshi, cyangwa ugakoresha ama scrub mu maso. Nabyo biri mu mpamvu ziri gutuma uruhu rwawe rukora ama dark spot menshi. Ikindi kiri kugutera ibiheri ni uko uri gukoresha ama actives menshi. Urimo urakoresha ama product akuraho hyperpigmentation, ariko ugakoresha menshi cyane y'umurengera. Nabyo biri mu bintu bishobora gutuma uruhu rwawe ruzana ama dark spot. So mu bintu bizagufasha kuba wakura dark spot, jya ugira umwanya uruhu rureke ruhumeke. Tuzabivugaho birambuye kuko ni bimwe mu bintu byafashije gukura dark spot. Reka uruhu rwawe ruhumeke. Ukoresha ama actives rimwe na rimwe unyuzemo yahagaritse, bizagufasha bya bindi wakoresheje nabyo bibona umwanya wo gukora. Nawe uko ukomeza uyakoresha, uruhu ntabwo ruha bwa budahangarwa uruhu rwacu rufite, ntabwo uruhu rubukoresha, ahubwo rukomeza rukoresha ayo mavuta gusa, rwo ubwarwo rutakora repairment, bigatuma uhora ubona uruhu rwawe ruriho za dark spot. Rero ibyiza jya unyuzamo ubu zihagarika. Mu zindi mpamvu ziri gutuma nanone ugira ama dark spot, ukoresha product nyinshi, ugasanga ufite ngo cleanser ebyiri, ugasanga ufite ngo toner zingahe, ugasanga ufite iki. Niba ushaka ko uruhu rwawe rukira, byibura koresha cleanser, koresha creme yawe mu maso, ukoresha iyo treatment, ariko ntugire ibintu byinshi cyane. Nabyo biri mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe rudakuraho za dark spot, kuko ushobora gusanga uri kuzikoresha nabi, cyangwa imwe ica intege iyindi. Nabyo birashoboka cyane. Izindi mpamvu ziri kugutera ibiheri ni uko ukunda result zihuse. Urwa muntu ukunda result zihuse, barakubwiye ngo iyi sabune Kojic ikuraho ama dark spot, ukaba wirukiye ku Kojic. Barakubwiye ngo kano gakuraho dark spot, ukabura kirukanye. Barakubwiye bino naguha uruhu rwawe umwanya ngo za product ukoresha zibona umwanya wo gukora. Nayo ni mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe dark spot zibera twibanire. Gira product byibura kugira ngo zihindure, uvuga ati ntabwo ziri kunkorera.
ni ukubanza ukazireka zikamara nk'amezi 6. Amezi 6 ukihangana akagera ukazabona guhindura. Naho gukomeza uhindagura nta musaruro wabona. Mu zindi mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe rudakora dark spot ni ukubera ko uri gukoresha product zitajyanye n'ibara ryawe. Ugasanga urimo urakoresha ama glycolic acid, ugakoresha za alpha-arbutin, ugakoresha za azelaic, ugakoresha tranexamic, mbese buri kimwe cyose uri kugenda uzikoresha, ariko ntabwo uri kwibaza ati uruhu rwanjye rusa gute. Ugasanga ejo ukoresheje wenda tuvuge glutathione, urayikoresheje uruhu rwawe wise ruba inzobe. Rwamara kuba inzobe nanone ukahita ugira stress, ukavuga ati karabaye. Mbese ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uzi product uruhu rwawe rukeneye. Tuvuge niba uri igikara, nkakoresha face wow kuko ngewe niyo navuga ko iri kumfasha gukuraho ama dark spot. Niba nyikoresheje ndayikoresha rimwe mu cyumweru cyangwa 2. Ariko wowe kubera na kwa gushaka result zihuse, ushobora kuhita uyifata ukayikoresha vuba noneho ukabona wabaye inzobe. Wamara kubona wabaye inzobe, dark spot nazo zikajya zigaragara, kubera ko iyo ubaye inzobe hari utundi tuntu tugenda tugaragara, nabyo ugasanga biri mu bintu bituma uruhu rwawe rudatanga umusaruro, kubera ko ntago uri kwibanda ku kumenya skin color yanjye ni iyihe. Kuko iyo wayimenye umenya n'uburyo ki uri buyitreating. Ntago ngiye nzakoresha product zikuraho ibiheri ama dark spot ngo nzikoreshe nk'umuntu w'inzobe. Mu kindi kintu gitera kuba uruhu rwawe rwahorana ama dark spot ni ukutaba consistent, utagira kwa guhozaho. Urakoresha product uyu munsi, ejo ukaba wazivuyeho, ukazikoresha uyu munsi ugakora skin care routine, ejo nukore skin care routine, uyu munsi ugakora gutya, ejo nukore gutya. Nabyo biri mu mpamvu zishobora gutuma uruhu rwawe rusubira inyuma. So niba ushaka uruhu rwiza, hozaho. Mu bintu bizagufasha gukuraho dark spot ni ugukoresha sunscreen byibura 2 ku munsi, kandi ukayikoresha buri munsi ubudasiba. Ikindi kintu kizagufasha ni ugukora hydration, uruhu rwo hejuru ukarworoshya, kuko iyo warworoheje ukoresha zibona uburyo ki zikora. Kuko hydration itanga ikintu bita osmotic pump. Uruhu rwo hejuru rworoshye, bya bindi byose ukoresha bibona umwanya wo gukora. So ikintu uzakenera kugira kiguhe hydration cyane ni hyaluronic acid. Izagufasha cyane koroshya uruhu rwo hejuru, binatume uruhu rwo hejuru rusa neza runafata amavuta. Mu kindi kintu uzakenera ni ugukora exfoliation 2 mu cyumweru, kubera ko iyo udakora exfoliation bishobora gutuma uhorana dead skin cells ku ruhu. Noneho ya mavuta wowe ukaba uzi ngo uri gukoresha amavuta, ariko ya mavuta niyinjira, dead skin cells ziba zimeze nk'aho ari agashashi gapfundikiye uruhu, ku buryo uruhu rutajya rwinjiza amavuta iyo zikuyeho. Niyo mpamvu ukeneye icyo bita exfoliation toner. Wirinda ama scrub mu maso, kuko scrub mu maso ntabwo ari nziza ku muntu ufite acne prone skin. Ntabwo ari nziza ku ruhu ruri mature, uruhu rwatangiye gukura. Ntabwo nuza ama scrub ari meza. Ikindi, menya actives ukeneye, kandi muri routine yawe ntushiremo 5, byibura washiramo 2. Ushobora gushiramo agasabune, namuka ku gasabune ukagakoresha 1 cyangwa 2 mu cyumweru niba uri igikara nkanjye, cyangwa ugakoresha tona hamwe n'agaseramu kagufasha kugabanya za dark spot. Mbese ukore ku buryo routine yawe itabirimo ibintu byinshi cyane. Ikindi ugomba gukora ni uguhozaho. Niba ukoresha product uyu munsi, ejo ukaba waziretse, cyangwa ugakora skin care routine ku manywa, nijoro ntuyikore, aho ngaho rwose nta musaruro uzabona. Niba ushaka ko ngukorera routine ijyanye na skin yawe,